twongeye kubasuhuza inshuti tubashimira uburyo ki mudahwema aho kutwereka cyangwa se kutugaragariza urukundo mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi rero ikiganiro twabateguriye aha nkuko mubizi muri iyi minsi turi kwibanda mu bijyanye n'ubuzima cyane. Gusa wowe ubonye video yacu bwa mbere, icyo nagusaba nuko wakanda subscribe kugira ngo ujye uwa mbere, noneho utazajya ukikwa n'ibiganiro byacu n'inkuru zacu uko tubishyizeho. Dore ibintu 10 usabwa kuba wujuje mbere yuko wumva ko wakwinjira mu rukundo rwa nyarwo, kugira ngo utazajya ubabara kandi warabigizemo uruhare. Mbere yo kwinjira mu rukundo hari ibintu by'ibanze umuntu aba agomba kuba yujuje kugira ngo azoroherwe n'urugendo aba agiye gutangira. Abantu benshi bakunda kwinjira mu rukundo bagakeka ko abandi ari bo bagomba gutuma bishima, nyamara ibyishimo bya nyabyo bitangirira muri wowe. Kwinjira mu rukundo ukumva ko ugomba kwikoreza umutwaro mugenzi wawe uko ari we ugomba gutuma wishima ni amakosa. Niba wifuza ko urukundo ushaka kwinjiramo cyangwa urimo ruzaramba, ugomba kuba wujuje izi ngingo 10 zikurikira twabateguriye. Aha ku mwanya wa mbere, kwimenya nicyo kintu cy'ibanze ugomba kuba wujuje kugira ngo ubashe kwinjira mu rukundo. Kumenya imiterere n'imitekerereze yawe nicyo ikibanze mbere yuko utangira gukunda cyangwa se gukundwa. Ntibyakorohera kumenya abandi nawe ubwawe utiyizi. Aha reka tunyarukire ku mwanya wa kabiri, kugira inshuti zawe za hafi kandi wizeye. Inshuti zibamo amoko menshi, ariko inshuti nyanshuti sihora ikubwira ibyiza gusa. N'igihe uyobye iragukebura, urumva ko ikakwereka amakosa. Mwene izi nshuti nizo ugomba kwiyegereza mbere yo kwinjira mu rukundo. Iyo hari amakosa uri gukora mu rukundo rwawe rushya cyangwa mukundana n'umuntu twakwita udashobotse, nibo ba mbere bikubwira, urumva ko muri make aba bantu baba bakenewe. Kutagira umuntu ukuba hafi ngo agukebure aho utari ukwitwara neza bishobora gutuma ugwa mu rwobo utazapfa kwikuramo. Baca umugani mu kinyarwanda ngo agasozi gaterera ugatega inshuti. Urumva ko muri make ibi ngibi biba byiza iyo aka gasozi igaterera ugateza inshuti. Igihe bizaba byazambye mu rukundo rwawe n'umusore cyangwa se umukobwa w'inshuti yawe, inshuti zawe nizo ziba zigomba kugufasha kuva muri ibyo bibazo ndetse no kugira inama zigufasha. Urumva ko muri make izi nshuti zikenewe, yewe ari n'iz'agaciro kugira ngo urukundo rwawe ruzamere uko ubishaka. Aha ku mwanya wa gatatu, kumenya icyo urukundo ari cyo. Kwinjira mu rukundo utazi aho biva naho bigana biba bigoye. Kumenya uko witwara mu mubano mushya uba ugiye kwinjiramo. Kwibwira ko mu rukundo habamo ibyiza gusa ni ukwihenda. Ugomba kumenya ko hari igihe bitagenda uko wabiteganyaga. Guhemukirwa nabyo bibamo. Urumva ko muri make byaba byiza iki nacyo ukizi. Aha reka tunyarukire ku mwanya wa kane, kutitiranya urukundo
n'ihahiro. Mu rukundo saho uba ugiye kubonera umutungo uruseho kuwo ufite. Abakobwa cyane kuko aribo bagira iyi ngeso, bakunda kwitiranya urukundo n'ihahiro. Ihahiro nshaka kuvuga naho ugusoroma amafaranga n'ubutunzi. Mbere yo kwinjira mu rukundo ugomba kumenya ukubaho ntawe ukubeshejeho. Urumva ko ibi nabyo bizagufasha. Aha tunyarukiye ku mwanya wa 5. Wikwinjira mu rukundo kuko ubihatirijwe. Urebeye ku bandi ingendo yundi iravuna. Gutangira gukundana ngo kuko wabonye na kanaka abikora ni ikosa rikomeye. Banza utekereze neza niba ibyo ugiye kwinjiramo ubizi koko. Guhatirizwa gukundana cyangwa se gukundana bitewe n'umuryango wawe, inshuti se n'ibindi bishobora kugwatiriza. Ibi bishobora kukugiraho ingaruka mbi mu rukundo kuko uba ubigiyemo kubera igitutu. Iyo uhuye n'ikibazo mu rukundo ukomereka kurusha uko ari wowe ubwawe waba ubyinjijemo. Aha ku mwanya wa 6, ukwemera ko mwatandukanye. Wigeze gukundana n'umusore cyangwa umukobwa ariko nyuma bitewe n'impamvu runaka muratandukana. Ni byiza ko ubanza kumwikuramo burundu mbere yuko utangira urukundo urushya. Gutandukana n'umukunzi wawe bibarababaza ariko si naryo herezo ry'isi. Ntibigukuraho igikundiro n'amarangamutima yawe. Urumva ko muri make ibi ngibi biba byiza umanje uwikuramo uwo mwakundanaga mbere cyangwa se expired, kugira ngo urukundo rushya rutazagira iyo nzitizi cyangwa iyo mbogamizi y'ibyabanje. Umwanya wa 7, ugomba kugira icyizere. Niba nawe ubwawe nta cyizere wigirira, biragoye ko umukobwa cyangwa umusore mukundana akikugirira. Niba utiyizera ntiwamenya uko wizera mugenzi wawe. Icyizere niryo ashingiro ry'urukundo. Aha ku mwanya wa 8, kugira intego. Urukundo rudafite intego ni nk'umugezi udafite icyerekezo. Ni byiza ko wiha intego runaka y'urukundo ugiye kwinjiramo. Kumenya umukunzi ushaka uwo ari we, icyo umushakaho ni ingenzi cyane. Byaba bibabaje gukundana n'umusore cyangwa umukobwa imyaka igahita n'indi igataha nyamara nta cyerekezo runaka urukundo rwanyu ruganamo. Aha tunyarukiye ku mwanya wa 9, igihe. Aha nyaboneka time management burya ibikenewe. Kugaragariza urukundo mugenzi wawe bisaba ko ugira igihe cyawe wigomwa. Kumenya neza umukunzi wawe bisaba igihe iteka mu rukundo. Hari igihe umukunzi wawe aba atagenzwa na kamwe. Kumenya niba koko icyo akwifuzaho ari urukundo nabyo bisaba igihe. Si byiza guhita witanga cyangwa wimariramo umukunzi wawe utaramumenya wese ngo umenye n'icyo agamije mu rukundo rwanyu. Aha reka tunyarukire ku mwanya wa 10 ari nawo wa nyuma. Ba uwo uriwe. Abantu aho bava bakagera baba batandukanye muri byinshi. Uburyo bwo gukunda cyangwa se gukundwa nabwo nuko ntugomba gushaka gukunda cyangwa gukundwa nkuko ubibona ku bandi. Wikwigana ingendo y'undi kuko iravuna. Ba uwo uriwe kandi mu gihe cya nyacyo. Murumva ko muri make
garagaza amarangamutima yawe uyamugaragarize uko bikwiye, wigira ubwoba cyangwa se ipfunwe ryo kuba wayimubwira kandi ariko ubyumva. Hasta la vista.